kurikira ikiganiro ntibisanzwe cya Mr Sam kuri Mukire Entertainment aho turebera hamwe inkuru zidasanzwe ziba zivugwa hirya no hino ku isi. Yes, nabahaye ikaze uyu munsi mu nkuru zidasanzwe. Reka twerekeze mu gihugu cya Korea y'Epfo aho umugore yiyemeje gutanga amafaranga arenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo akunde ase n'icyamamare Kim Kardashian. Ntibisanzwe kabisa, uyu mugore w'imyaka 28 w'umunyakoreya y'Epfo yibagishije inshuro nyinshi cyane zirenga 15 kugira ngo akunde ase n'icyamamare Kim Kardashian. Uyu yatanze amafaranga arenga ibihumbi 60 by'amayero. Abaganga bamukoreye operasiyo nyinshi cyane zo kumubaga isura, amaguru, ikibuno, ibyo byose kugira ngo akunde ase n'icyamamare wo muri leta zo cyamamare cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika kizwi nka Kim Kardashian. Uyu mukobwa witwa Hailey Ri wo muri Korea y'Epfo mu by'ukuri amaze kwibagisha inshuro zirenga 15 mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse avuga ko ari ibintu atazigera yicuza bitewe nuko ngo ni ibintu yaharaniye kuva kera cyane akiri muto. Ibintu yakoze byarimo ingaruka nyinshi cyane, ariko ibyo byose ngo yarabyerengeje kuko ngo ni ibintu yizeraga ko bishoboka ubwo yiyemezaga kujya akora izi operasiyo nyinshi cyane zo kumubaga cyangwa se surgery mu buryo bazikoze mu nshuro zirenga 15. Akaba yaramaze kwishyura amayero arenga ibihumbi 60 asaga miliyoni 100 mu mafaranga y'u Rwanda kugira ngo akunde ase n'icyamamare Kim Kardashian. Ni ibintu bidasanzwe kuba wakunda icyamamare cyangwa se undi muntu wese ukomeye ukiyemeza gusa nawe, ndetse ukemera kuba wabishoramo n'amafaranga menshi cyane y'akayabo nk'aya ngaya. Nukuvuga ngo ni ibintu bidasanzwe kabisa. Bamwita Hailey Ri. Ubu ngubu avuga ko ngo atari ibintu yakwicuza kuko inzozi ze ngo zabaye impamo. Ubu ngubu iyo yirebye ngo abona asa n'icyamamare kazi cyo muri leta zunze ubumwe za Amerika kizwi nka Kim Kardashian. Reka mbashimire rero, ni inkuru ngufi nzajya mbategurira zigezweho cyangwa se inkuru zivugwa amakuru adasanzwe abavugwa ku mihanda cyangwa se yaranabayeho ariko abantu benshi mukaba mutazizi. Nzagenda nzibategurira nzibagezaho hano kuri Mukire Entertainment. Wowe cyo usabwa ni uko warakoze subscribe kandi like